Muraho mbahaye ikaze nanone mu kiganiro ni makuru y'iki ku kabari dukubise twihuta tumangura n'inkuru ya mbere bigishyushye ariko iby'inkuru ya mbere tutarabijyaho mbere ya byose aka kantu ko kwihangana muracyakibuka cyangwa mwarakibagiwe? Dorabitsi no kutihanga biravuga ngo ahirwa uwihanga namara kunesha kugarizwa azahabwa iki ika kirizariza utihanga kiworya nziza utihanga kiwokora utihanga kiworangiza ishuri ibintu byose n'utihanga ubu niyondole Aha. None se reka mbabaza musigaye mwarabaye iki muri iyi minsi ko mutakihangana kandi ibintu byose bisaba kwihangana? Ebe none ejo bundi narumiwe umutipe asigaye atereta umukobwa mu cyumweru iki cya mbere, mu cyumweru cya kabiri akaba aramusuye hagahita hanashye. Ibyo bintu harimo uburaya, ibyumweru bibiri mukahita muhashumika. Numvishe ngo hari n'abahashumika bagihura ko mwaretse uburaya. Okay, wenda nyine kurya ni kare. Jesus Ko namwe ni mugabanye nyine mujye mwikora mu kinyabupfura nyine kwaje se mwebwe ntago mufata. Ushobora kwirindiriza ugasanga abandi bakuyeho ibyabo. God have mercy upon us. Ariko tutarajya kure hari udukuru nashaka kubibutsa muri buka ya nkuru y'umuhungu waguriye umukobwa amandazi 6 ngo amuhe ku bintu. Uri kumva ako kantu ko kumuha ku bintu? Jesus Eko navugaga hejuru. Reka twongere tuyibuke twumve tunayiganireho gatoya. Karere ka Gatsibo umusore yaguriye umukobwa amandazi 6 ngo amuhe ibintu. Uyu mukobwa amaze kuyarya ngo aza kubimwima ibyamuviriyemo uko uyu musore yahita amwiba telefone yari afite. Twe twavuganye ko ndi bumugurire amandazi nkanamufasha nkuko twe dusanzwe tuziranye ngarama ku bintu aranyima nabinyuye nawe mutwara telefone nayo ndayigurisha. None se reka mbibariza nese rata wa muhungu umukobwa wa mbere waguhaye ku bintu wari wamuguriye iki? Okay, nawe wa mukobwa umuhungu wa mbere wahaye ku bintu yari yakuguriye iki? Cyangwa sha wamuhereye ubuntu? Jesus Ugira ubuntu butiza urugi baranahiye ngo mugira ubuntu butiza urugi barandahiye. Hanyuma rero ngo i Kigali ngo gahunda yo gusezera ku bashyingiranywe ngo bakajya kwisezerera abo bamye bakora za boro zo ku mazi ngo ira gahunda yo gusezera ngo irakomeje. Ase musezeranaho muri Mirambo. Jesus Reka tubyumve ukuntu ngo gusezeranaho biba byifashe. Akse wareka gusezera nanjye mfite umusore twaryamanaga ndi umukobwa nkajya kurongorwa nta mpamvu yo kudasezera. Kandi usezera utikingiye? Usezera utikingiye? Ubundi abo bantu ubundi babusanzwe bikingira. Mu by'ukuri ujya gusezera mu ruhe rwe kandi ugiye kuki utajyanye n'uwo ugiye gusezera? Ndore se niba atagushaka. Erega kuryamana n'umuntu ntabwo bisobanuye ngo uramukunda. Cyangwa waragukunda se pusizo ntiziryamana. Nese ujye kumusezera muri rwego. Kuko mwari musanganywe. Nkuko usezera nyogosenge. Cyangwa ugasezera nyoko wacu. Ukajya kuryamana nawe kugira ngo birangire se cyangwa bizakomereza? Oya bizakomerezaho. Nese urumva abo bantu batandukanye. Aho kugira ngo ikomerezeho se waretse gushaka uwo mugabo ugiye kubabaza? Birakunda se. Ahangaha ngiye mbuze icyo ndenzaho
hatagira untera amabuye kuko ndabizi bino bintu n'ubundi mwese murabikora kimwe nuko harimo n'abatabikora. Reka rero mfate uyu mwanya nshimira abantu bagera mu rugo rwabo bakicara bakubaka bakareka iby'amafuti n'ibyo by'ubugoryi ngo byo gusezera. Ababikora si ubugoryi, n'ibyo ngo byo gusezera ngo byo gucana inyuma bakabyihorera bakubaka ingo zabo kandi zigakomera. Turabashimiye, muri abantu b'abagabo, mukomereze aho. Hanyuma kandi n'abajya gusezera bagakomeza banacana inyuma, ni uburenganzira bwanyu, twababwira iki? Ariko n'ingo zanyu nizisenyuka nabyo azaba ari uburenganzira bwanyu. Hanyuma rero hari kanseri ngo mbi cyane ikomeje kwibasira abagabo. Iyo nta yindi ni kanseri ya prostate. Reka twumve uburyo yataka, uburyo wayirinda n'ibyo ushobora gukora just in case kugira ngo itakugeraho. Reka tubyumve. Kanseri ya prostate ni imwe mu ndwara ziri kwiyongera cyane ku rwego rw'isi, ndetse niyo ya mbere yica abagabo benshi mu Rwanda nk'uko ubushakashatsi bwa OMS bwakozwe muri 2018 bubigaragaza. Icyakora nubwo bimeze bityo, imibonano mpuzabitsina igaragazwa nka kimwe mu bishobora gukoreshwa mu rwego rwo kugabanya ibyago byo kurwara iyi ndwara. Ubushakashatsi bwa kaminuza ya Harvard bwagiye hanze muri 2022 bwagaragaje ko umugabo usohora nibura inshuro zirenga 21 ku kwezi agabanya ibyago byo kurwara kanseri ya prostate ku kigero cya 31% ugereranyije n'abagabo basohora inshuro ziri hagati y'enye na 7 ku kwezi. Ku rundi ruhande, umugabo usohora hagati y'inshuro 4 na 7 ku kwezi abagabanyije ibyago byo kurwara iyi ndwara ku kigero cya 36% ugereranyije n'umugabo usohora hagati ya 2 na 3 mu kwezi. Muri 2018 kanseri yishe abagabo barenga miliyoni 9 muri rusange, aho abagera kuri 13% bishwe na kanseri ya prostate. Ikaba ariyo ya kabiri yishe abagabo benshi ku isi nyuma ya kanseri y'ibihaha. Uretse gusohora, ubu bushakashatsi bwagaragaje ko gukora siporo no kurya indyo yuzuye ari kimwe mu bigabanya ibyago byo kurwara kanseri ya prostate, mu gihe kugabanya inzoga n'itabi nabyo bigira uruhare mu kugabanya uburemere bwayo mu gihe waba wayirwaye. Iyi kanseri ikunze kwibasira abagabo bari hejuru y'imyaka 50, uretse ko muri iyi minsi isigaye nagaragara mu bakiri bato. Uburyo bwiza bwo kuyirinda ni ukwisuzumisha, hagatangwa inama yo kubikora nibura rimwe mu mwaka ku mugabo urengeje imyaka 50. Mu gihe hari umuntu wo hafi mu muryango wawe uyirwaye cyangwa ugeze kuyirwara, biba byiza kwisuzumisha nibura 2 mu mwaka. Muri rusange, abagabo bose barengeje imyaka 35 bagirwa inama yo kuyisuzumisha nibura rimwe mu mwaka. Ibimenyetso byayo bishobora kuba kugira uburibwe mu gihe cyo kwihagarika, gutera akabariro cyangwa gusohora. Harimo kandi gushaka kwihagarika kenshi no mu gihe ubishatse ukaba udashobora kwihangana by'igihe gito. Harimo kandi kugorwa no kwihagarika, kurigwa igice cyo hasi cy'umugongo, ndetse no kuba wakwihagarika inkari zirimo amaraso cyangwa se ukabona amaraso mu masohoro. Iyi ndwara ivuwe kare ishobora gukira, mu gihe umuntu ashobora kuyimarana igihe kirenga imyaka 10 atarabona ibimenyetso byayo. Abagabo b'abirabura, cyane cyane abarengeje imyaka 50 y'amavuko, baba bafite ibyago byinshi byo kuyirwara kurusha andi moko y'abantu. Ubwo rero ibyo kanseri nizeye ko ndi by'ingenzi mu byumvishe. Ikintu nakunze ni icy'uburyo wayirinda. Kari akantu ko kuyirinda inshuro ugomba kugira ngo ugire mwazumvishe, cyane njye wazumvishe njyenyine. Ubu tuvugana amagurukiye kwirinda iyi kanseri, kandi ndajya mbirebaho buri cyumweru kugira ngo itazananungura. God have mercy upon us. Irinde ino kanseri. Ariko turetse iby'imikino, iyi kanseri irimbi, ubwo urumva rero tuyirinde kuko uburyo bwo kuyirinda burahari. Hanyuma rero ibirenze ibyaba ari amahane. Ndabakunda cyane, Imana ibamere umugisha. Reka tuzabere mu kiganiro makuru ku kabari cy'ubutaha. I'm like ciao.